Deka nizere ko umeze neza wowe uri kutwumva hano kuri Kigali Empire nkuhaye ikaze. Uyu munsi ngiye kubabwira ibintu 10 niba uri umusore cyangwa uri umugabo wakora ukigarurira umutima w'umukobwa cyangwa se w'umugore. Ingingo ya mbere, ntuzigere ushaka kwihutisha ubushuti bwawe n'uwo mukobwa. Reka ingingo tuyisobanure neza. Weho ubundi twara ubushuti bwanyu gake gake, bizatuma uwo mukobwa agenda agutandukanya n'abandi basore cyangwa se abandi bagabo asanzwe aziranye nabo. Ubushuti bwanyu bugende bukura, wigarurire umutima we. Guys, twara ibintu gake umukobwa niba muri mu bushuti, ariko ubutware gake gake, bizagenda biza ushiduke waramwigaruriye. Reka twigire ku itegeko cyangwa se ku ngingo ya kabiri yatuma wigarurira umutima w'umukobwa. Kugira umutima ukomeye. Iyo tuvuze kugira umutima ukomeye bivuze iki? Ubundi igitsina gore bakunda abagabo cyangwa abasore batinyuka bakabegera, bakabaganiriza, nibihugireho. Ubwo turavuga abagabo cyangwa abasore, niwihugireho ahubwo umukobwa ukagenda ukamwegera ukamuganiriza, mbese bakabaha cyangwa se mukabaha nyine umwanya niyo waba muto, ariko ukamuvugisha nyine ukamwereka ko uri interested kuri we. Ibyo bintu abakobwa barabikunda cyane, kubona umusore cyangwa umugabo uri brave, ufite umutima ukomeye, watinyutse kuza kumuvugisha. So ako kantu mujye mukubahiriza. Ingingo ya gatatu, ntuzigere umukobwa umushiraho pressure kuko aguhaye akanya gato. Mureke umwanya akuboneye nuwo, ibindi bizaza. Please guys, mwe muri kunyumva, niba umukobwa muri inshuti cyangwa se nyine aribwo muri kujya muri relationship, akakubonera umwanya muto bitewe n'impamvu runaka yagize, ntukihutire no kuvuga ngo iki n'iki ngo ntiyakuboneye umwanya. Muri inshuti please bitware gake, uwo mwanya akuboneye nawo uwuha agaciro, bizatuma agende nawe agutekerezeho, nyuma ubushuti bwanyu bukomeze kugenda buzamuka. Reka twigire ku ngingo ya kane. Umukobwa cyangwa se umudamu ushaka ko mujya muri relationship runaka, mwereke ko umukunda. Icyitonderwa ariko noneho bitavuze ko umukeneye cyane. Mubaze uko yiyumva, wirinde kwihutira kumusoma. Ubundi abasore n'abagabo dukunda gukora ikosa rito cyane mu buzima. Umukobwa niba umukunda, si ngombwa ngo umwereke nyine ko umukunda cyane, ngo wasaze ngiki, ngo unyanze napfa. We mwereke kuri interested kuri we, umukene ariko bitari cyane, bitavuze ko nanone ari ngombwa cyane. Kandi wibuke kumubaza se umeze ute, uriyumva gute. Ibyo bizatuma agenda gutekerezaho, nawe arushaho kuguha agaciro, ndetse ubushuti bwanyu burushaho kugenda buzamuka. Reka tujye ku ngingo ya gatanu yatuma wigarurira umutima w'umukobwa cyangwa se w'igitsina gore. Igihe mwahuye muri kumwe, ujye umureba mu maso, apana kureba ku ruhande. Igihe cyose ujye ubizirikana. Iyi ngingo muyizirikane igihe uri kuganira n'uwo mukobwa ushaka ko muba inshuti runaka, cyangwa se uwo mudamu. Mu gihe muri kuvugana, ujye umureba mu maso, umwereke ko ibintu ari kukubwira uri kubyumva neza, ndetse umuteze amatwi. Ibyo bintu nabyo ni bimwe mu byituma umutima we ubasha kuwigarurira, mbese nyine ukamufatisha neza. Reka tujye ku ngingo ya gatandatu. Igihe uhuye n'uwo mukobwa cyangwa se igitsina gore runaka, ujye umwereka ko umuhangayikiye, umubaze yiriwe gute, akazi kagenze gute se, umeze neza. Utwo tuntu ujye utwibuka nyine, umwereke ko wamutekerezagaho. Igihe atangiye kugusubiza, umwereke ko umuteze amatwi, mbese ukore attention, kandi wibuke kumureba mu maso, sibyo? Igihe wamubajije ibintu atangiye kugusubiza, ugomba kuba attentive, ukamutega amatwi, umureba no mu maso, ukamwereka ko umukurikiranye ibintu ari kukubwira uri kubyumva 100
kw'ijana. So reka dukomeze no ku ngingo yacu ya karindwi. Uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu mwereke ko atandukanye n'abandi bakobwa muziranye kandi ko ari interested kuri wowe kurusha abandi. Kano kantu mujye mukitondera. Ubundi igitsina gore bakunda umuntu ube cyangwa se bakunda igitsina gabo kibereka ko ari bo b'ingenzi kuri abo bagabo cyangwa se abo basore. Ugomba kumwumvisha nyine ko atandukanye n'abandi naho ahuriye nabo. Ingingo ya 8, haranira kumenyana n'inshuti ze kuko bizaguha amahirwe menshi. So uwo mukobwa cyangwa se uwo mudamu ushaka ko mujya muri relationship runaka, nimumara kumenyana ibintu byose ubona biri gucamo, ugomba kumenyana n'inshuti ze. Bizaguha amahirwe gute? Izo nshuti ze nazo bitewe n'imyitwarire yawe, uko bakubona bagenda bamuha komenti zitandukanye bamubwira ati uyu musore ni umwana mwiza, naribirye. Uko kubona izo nshuti ze rero zikuvuga neza, biragenda bikamukora ku mutima, ukarushaho kumwigarurira, mbese uba wagiye ku ndiba y'umutima we. Noneho reka tujye twihuse ku ngingo ya 9. Ujye wibuka kumubwira ko ari mwiza mu bakobwa bose, ari we ukunyuze. So kano kantu ujye ukanyuzamo kenshi, umwumvishe ko ntatandukane n'abandi, niwe mwiza kuri wowe, wamuhisemo umubona, kuko hari n'abandi benshi wabonaga ariko niwe wabonye ukunyuze. Reka noneho tujye ku ngingo ya 10 ari nayo ya nyuma. Ujye ukora ibishoboka byose akwizere kandi abone ko kuba muri kumwe arinzwe, afite nyine umutekano. Umwubakemo icyizere, akugirira icyizere, abone kuri inyangamugayo, kandi igihe muri kumwe abone ko arinzwe, ari safe, nta kibazo ari bugire muri kumwe. So guys, tubashimiye ko mwadukurikiranye muri benshi. Ni hano kuri Kigali Empire Channel izajya ibagezaho inama zahindura ubuzima bwawe, uburyo wakiyubaka mu rukundo, uburyo